uyirebe ukizera ko ihari, nubwo utayumva ukizera ko ihari, nubwo wasenze ntugire n'iyerekwa ntugire n'inzozi ukizera ko ihari. Iyo umaze kwizera ko Imana ihari kandi ishobora byose, Imana irakora. Abaheburayo 11:3, kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Kwizera kutumenyesha neza yuko ibyo tutabona bihari. Kutumenyesha niko gutuma twizera ko isi tubona, isi n'ibiriho byose, imisozi, inyanja, amabuye, ibiti byose byaremwe n'ijambo ry'Imana. Imana yaravuze ngo nibibeho, birangije bibaho. Niwizera ko Imana yavuze mu nyanja niba ikabaho, ukizera ko Imana yavuze mu musozi niwe ukabaho, ukizera ko Imana yavuze mu nyenyeri n'izibeho zikabaho, ukizera ko Imana yavuze mu kwezi niwe ukabaho, ukizera ko Imana yavuze mu kwezi kwa nijoro izuba ribe ryakumanywa. Ibyo ni ubyizera ko Imana ifite ubushobozi bwo kubikora, uzizera neza mu buzima bwawe. Imana yavuga ijambo ugahita. Yesu nashimye cyane. Ariko nutabyizera tuzavuga, dusenga, dusarare, ntabwo ubuzima bwawe buzahita. Ntabwo Imana izakora n'ubwinshi bw'amasengesho yawe. Amasengesho dusenga n'ibihura no kwizera kwawe, Imana izakora. Ariko nutizera Imana ntabwo bizakora. Yesu ashimwe. Haleluya. Kabigiye kuri turavunika ryo senga, abayotse abantu bizere muri mirimo. Uzasenga wizerera abantu bose. Mwakwizera. Icyakabiri turabisubira kwihangana.